reka nongere mbasuze kandi mbifurize gukomeza kugubwa neza nshuti bakunzi babaho neza TV. Reka mbahe ikaze mwebwe mwese aho muherereye, abari mu bice bitandukanye by'isi, by'umwihariko abari hano mu gihugu cy'u Rwanda, kubera ko ijya kurisha ihera ku rugo, niko umunyarwanda yavuze. Hanyuma rero abari mu mujyi wa Kigali, abari mu ntara zitandukanye z'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, by'umwihariko abantu bari mu karere ka Kayonza ndetse na Gatsibo. Abantu bari mu karere ka Kayonza na Gatsibo, muri abantu mukunda kuduhamagara musobanuza cyane. Rero buriya iyo twakoze ikiganiro mugahamagara mugasobanuza, mukandika ubutumwa, mukatwandikira kuri WhatsApp, mukandika hasi muri comment, mugakora like, ibyo byose nibyo bidushimisha, bikadutera imbaraga zo gushyiraho umwete ndetse no kongera gushakisha kugira ngo namwe mugire icyo mubona. Rero niyo mpamvu buriya mbanza kukugira inama kugira ngo ubashe kumenya kubaho neza ni gute, kubaho neza ni iki. Ni ukuvuga ngo rero hari abantu benshi baba batazi ko kubaho neza ari ukugira neza. Buriya kugira neza no kugirira abantu neza nibyo bintu bituma ubaho neza, kandi bikakurinda gusaza imburagihe, bikakurinda gukenyuka, bikakurinda gupfa imburagihe. Ni ukuvuga ngo rero wa mutima mwiza ufite wo gufasha no kumva ko umuntu ari mu mugenzi wawe, ukumva ko uba ufite ubumuntu muri wowe. Buriya rero umuntu utagira ubumuntu ntabwo aba ari umuntu, aba ari nk'inyamaswa. Wa muntu utagira ubumuntu aba ari igishushanyo cy'umuntu, ariko mu mutima ari inyamaswa, afite umutima wa kinyamaswa. Ni ukuvuga ngo rero buriya uwo muntu amahirwe makeya, nta mahirwe yo kubaho aba afite, nta mahirwe yo kuramba ku isi aba afite, kubera ko iyo ibyo arimo bitamuhitanye ahitanwa n'abo yagiriye nabi, ahitanwa n'ibyo yirirwamo. Ni ukuvuga ngo rero buriya kugira ngo umuntu abeho neza kandi arambe ku isi, ni uko agira umutima mwiza, agakora ibyiza. Mu gihe rero uri gukora icyiza, nk'urugero nk'iyo uhaye umuntu akakubwira ngo Imana iguhe umugisha, nubwo we aba abivuze wowe ukabifata gutyo gusa ko abivuze, ariko iyo abantu bakwifuriza imigisha, abantu bakakwifuriza kuramba, abantu bakakwifuriza kubaho, icyo cyizere kirarema. Icyo cyizere kikarema umutima wawe, mu mutima wawe ukumva ko nta kibazo ufitanye n'abantu. Ariko niba uri umuntu utajya witekerezaho, uri umuntu utajya utekereza ku bandi, uri umuntu uri aho ngaho ukora ibihubutse byose bikujemo ukabikora, nta kubipuraninga, nta kubipanga, ukajya uhora ukora ibintu uhubutse, icyo gihe ubayeho nabi, kubera ko nk'ubu ngubu turi mu ntangiriro z'umwaka, mu kwa mbere, uba ukwiye gufata urupapuro n'ikaramu ukandika, ukiha intego, ukavuga uti muri uyu mwaka nzakora ibi, ikimaze kugerwaho ukavivura, ugakurikizaho igikurikiyeho, hanyuma umwaka wazashira ukareba tese bya bintu, ya ntego nihaye byagezweho, ukareba umwaka ushize ukareba ibyagezweho, cyangwa niba byararenze cyangwa niba byaranze, ukamenya ibyo ukwiye gukosora. Rero buriya abantu benshi baheruka gukosorwa bakiri mu ishuri, ariko ntago bikosora. Nicyo kibazo gihari, ntago abantu bikosora. Rero buriya umuntu yarakwiye kwicara akiha umukoro, akiha homework, hanyuma iyo homework akagenda akikosora, akamenya ngo ibingibi byagenze gute, byapfiriye hehe, hanyuma icyo nkwiriye guhindura n'iki, nkwiriye gukora iki kugira ngo ibintu bigende nk'uko mbishaka. Rero icyo gihe rero iyo ukora wikosora, bituma urushaho kumenya ibyapfuye, ukamenya ibibura, ukamenya ibyo ukeneye, ntufate ibyo ubonye, kubera ko buriya iyo ufata ibyo ubonye usarura ibyo ubonye. Ntabwo rero buriya gufata ibyo ubonye ari byo, ahubwo
uba ukwiye gufata iby'ingenzi kandi iby'ingirakamaro. Niyo mpamvu ku isi Imana iba yarashyize aho ngaho ibintu byose ku isi, hanyuma buri muntu wese akagenda ahitamo afatamo ibye, ahitamo afatamo ibye. Buriya ntabwo ku isi ibintu biri ku isi byagenewe abantu runaka cyangwa byagenewe umuntu umwe, ahubwo ni ibyacu twese. Ahubwo wowe ufite ubushobozi bwo gufata ibingana iki? Ese ugerageza kubifata cyangwa uriyicarira gusa ukaguma aho ngaho? Vuga ngo rero ntabwo uba ugomba kwicara, uba ugomba guhaguruka ugashakisha bya bintu Imana yashyize mu isi kugira ngo nawe ugire ibyo ufata, umenye ibyo ukeneye n'ibikubeshaho. Kubera ko buriya umuntu akimara gukora icyaha muri Edeni ikavaho, ni uko nguko gahunda zahise zitangira zo gushaka imibereho, buri muntu wese akirwanaho. Rero niyo mpamvu uba ukwiye kwirwanaho hano muri ubu buzima kugira ngo ubashe kubaho neza kandi kubaho uko ubishaka, uko ubyifuza. Kubera ko buriya icya mbere njya mbabwira kubaho neza ni ukubaho mu buzima wishimiye. Niba ubabaye, niba utishimye, niba ubayeho uri umunyabibazo, niba ufitanye ibibazo n'abandi, ubayeho nabi. Ubayeho nabi. Tangira witekerezeho, tangira wumve, wige kubaho neza. Kubera ko kubaho neza ni ukubaho wishimye, ukabaho mu buzima wishimiye. Tudatinze rero, nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye mu mujyanama w'ubuzima. Uyu munsi turi kumwe na Hope Vision Training Center. Hope Vision Training Center ni ikigo cyigisha imyuga, by'umwihariko imyuga ihita ikujyana ku isoko. Umwuga uhita ukujyana ku isoko, aho harimo guteka, culinary art, hakabamo ubwo n'ibijyanye byose na hoteleri, haba harimo patisserie na boulangerie. Ibyo byose byo mu gikoni, ushobora kujya kuba chef w'igikoni muri hoteli runaka, kuko batanga amasomo ari ku rwego rwa hoteli. Hanyuma bakakwigisha gukora coffee, ikawa, gutunganya ikawa. Hanyuma bakakwigisha kudoda. Hanyuma bakakwigisha gusuka, gusokoza, guca inzara. Ibyo byose bijyanye n'ubwiza na make-up, ibyo byose muri Hope Vision barabikwigisha mu gihe gito. Bakubwiye ngo mu gihe gito, babivuze ko wiga pratique na theory nyinshi ziba zihari. Uba ugomba kwiga pratique ukarangiza byibuze amezi 6, uvuga uti ngiye guhangana n'abandi. Kubera ko muri iyi minsi by'umwihariko usanga abantu bakora mu gikoni, abashefu b'igikoni bakenewe cyane, kugeza ubwo usanga muri iyi minsi abakozi barabuze. Ababarista, abantu bari gufungura ama coffee shop, ugasanga bari kubura ababarista, kandi ugasanga wowe wirwa wicaye ngaho mu rugo nta kintu ukora, ukabangura umushomeri wabuze akazi. Hari imirimo itanga akazi ako kanya, hari imirimo, hari amasomo wiga agatanga akazi ako kanya. Niyo mpamvu rero mba nkubwira ibintu bifite akamaro kugira ngo nawe witeze imbere, ukore ibigufitiye akamaro. Iyandikishe ako kanya unyuze ku rubuga wa@hopevisiontrainingcenter.rawa cyangwa .rwa uko bakunze kubyita .rawa. Urajyaho uhita ubona ahanditse kwiyandikisha, hanyuma wiyandikishe dore ko ushobora gusanga imyanya yashize. Niyo mpamvu mba nkubwira ibintu by'ingenzi kandi bifite akamaro. Yandikishe muri Hope Vision Training Center. Iyo niyo website ushobora gusangaho imyirondoro yose na nimero za telefone, ugahamagara ibyo ukeneye byose, ukabaza, ugasobanuza, ugahita wandika kuri WhatsApp. Iyo nimero uhita ujyaho ukandika kuri WhatsApp, hanyuma ko ntabura akagusubiza ku bijyanye n'ibyo wifuza kumenya, ndetse n'ibisabwa kugira ngo ube umunyeshuri wa Hope Vision Training Center. Murakoze cyane rero, reka mbashimire, kubera ko buriya iyo muduteze amatwi mukumva ibyo twabateguriye biradushimisha cyane kandi bikatunyura. Tudatinze rero, uyu munsi hari umukunzi wacu uri Karongi. Umukunzi wacu uri mu karere ka Karongi yari yatwandikiye ibaruwa ndende cyane, bari birebere kuko arisobanura, akatubwira uko arwaye, akatubwira
imyaka bimaze nuko bimeze, hanyuma tukamushakira umuti. Ariko namwe mudukurikiye mukumviraho, kubera ko buriya ntabwo ari we uba ubabaye wenyine, ni benshi baba bafite ikibazo nk'icyawe. Niyo mpamvu buriya iyo ugize gutya ukatwandikira ukatubwira icyo wifuza ko twazavugaho, biradufasha bigafasha n'abandi. Nawe rero utajya ubikora, watangira ukabikora aka kanya, aho kugira ngo uzajye ujya gukora ubushakashatsi cyangwa research cyangwa search ari uko warwaye. Buriya uba ugomba kuba warabimenye mbere, ukitegura ukirinda, kubera ko mpora mbibabwira ko kwirinda biruta kwivuza. Buriya kugira ngo ujye kwa muganga warembye, wakagombye kwirinda, kubera ko buri ndwara igira ibimenyetso. Buri ndwara igira ibimenyetso, niyo mpamvu buriya aho kugira ngo ujye kwa muganga warembye, wakagombye kwivuza ukibona ibimenyetso, kugira ngo umubiri, za mbaraga z'umubiri zawe zitagushirana, ugahura n'ikibazo gikomeye cyo kuremba cyangwa cyo kuko baguterura bakujyana kwa muganga kubera ko utabasha kwikura aho ngaho. Wakagombye kujyayo rero utararemba, aho kuvuga ngo biraza kwikiza, aho kuvuga ngo ni umunaniro, aho kwitiranya indwara n'umunaniro. Rero buriya ucyumva umubiri utameze neza, wagakwiye guhita ujya kwa muganga. Wagakwiye guhita ujya kwa muganga, cyangwa ugafata ibingibi tuba turi kukubwira, bigufasha guhita bisubiza abasirikare b'umubiri imbaraga. Kubera ko buriya indwara ica abasirikare b'umubiri imbaraga, kandi indwara yo ikibigamije no gukuraho umubiri wawe. Rero buriya rero wowe ntukagire ngo indwara iza gutyo gusa, ibije kugira ngo ikurwanye uve mu buzima. Rero niyo mpamvu rero uba ugomba guhita uhangana nayo, akaba ari wowe uyitangaho kugira ngo ikurwanye, ahubwo akaba ari wowe uyirwanya. Akaba ari wowe uyirwanya. Hanyuma rero uyu mukunzi wacu yari atwandikiye atubwira ko afite ikibazo cyo kubyimba amabya, hanyuma akazamo imisonga, agahora yumva utuntu tumujombamo nk'inshinge. Rero ubu burwayi bwa prostate ni uburwayi bufata abagabo benshi. Hari byinshi twagiye tubabwira bishobora gutera ubu burwayi. Hari abarwara imisuha, ugasanga utwo dusabo tw'intanga twaramanutse, ugasanga amabyara kururutse yenda kugera ku mavi, kandi akababara cyane. Abenshi ni indwara bakunze kwita imisuha. Rero usanga mu Kinyarwanda barahise imisuha, ariko nagira ngo nkubwire ko ni kanseri za prostate ziba zitandukanye. Hari ama infection ya prostate bitewe no gukora imibonano idakingiye. Hari indwara nyinshi zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Uyu munsi rero ngiye kukubwira umuti. Uyu muti uvura infection zose z'ubwoko bwose zandurira mu myanya ndangagitsina, ukavura kanseri za prostate. Kubera ko buriya prostate cyangwa amabya agira kanseri zitandukanye bitewe n'uturemangingo tugenda tugupfiramo. Ibyo bintu murambi basobanurira. Ni ukuvuga ngo niba uri umugabo ukuze warigeze kubana n'umugore, kubera ko buriya hari abantu bagira principe, ariko ugasanga izo principe nizo kwihagararaho batitaye ku ngaruka z'imibiri yabo. Hari nk'umugabo ushobora gutandukana n'umugore, yamara gutandukana n'umugore akumva abagore arabahuzwe cyangwa arabazinutswe, akavuga ati, agafata umwanzuro ati nta wundi mugore nzashaka. Hari umusore uba warakoze ubusambanyi, agasambana n'abantu batandukanye, nyuma agakizwa cyangwa akavuga ati ndabiretse, ugasanga amaze imyaka 5 cyangwa ingahe atarashaka, kandi imbere yarigeze kuba akora imibonano buri munsi. Rero ni ukuvuga ngo igihe cyose waba warigeze gukora imibonano buri munsi cyangwa inshuro zitandukanye mu cyumweru,
mu gihe ubihagaritse uzahura n'ikibazo cya prostate, kubera ko buriya iyo ya miyoborantanga, iyo ya mirerantanga yatangiye akazi kayo ko gukora intanga za buri munsi, ko gukora amasohoro ahagije, kubera ko ukora imibonano bihagije. Ni ukuvuga ngo rero umubiri uritegura, ukitegura gukora ibyo byose usabwa nk'umubiri. Hanyuma rero igihe ubihagaritse, ya sitoke yuzuye, umubiri witeguye ko iri buguhe package yuzuye, ibintu bigasohoka. Rero ni ukuvuga ngo cya gihe bitasohotse bikagumamo, ibindi bikagupfiramo, ibindi bikakumerera nabi, nibyo bikuviramo kurwara izo ndwara zitandukanye za prostate. Ni ukuvuga ngo rero ni hahandi usanga udusabo tw'intanga twabyimbye, twamanutse, byakwedutse, n'ahandi usanga uri kubabara kubera ko hari ibyagupfiriyemo bitigeze bisohoka. Hanyuma rero inama nakugira, niba koko warigeze kuba ufite umugore ukaba utagikora imibonano, gerageza. Niba rero wumva warabahuzwe udashaka gushaka undi, cyangwa uwo wakundaga yarakubabaje, gerageza ushaka undi wo gukemura ikibazo, kubera ko buriya nta kiruta ubuzima bwawe, nta kiruta umubiri wawe. Hanyuma rero niba warigeze gukora imibonano cyane uri umusore, ukavuga uti aka kanya ndabiretse, ngiye kubanza niyubake mbone gushaka umugore, shaka umwe, hitamo umwe mugomba kubyumva kimwe, hanyuma umutegure kuba umugore wawe, kandi n'uwo mubiri we guhura n'ikibazo, we kubangamirwa, ariko mwiha intego uvuga uti nyuma y'imyaka 5 cyangwa ingahe tuzasezerana, tuzakora ubukwe, hanyuma rero ubuzima bukomeze bugende neza. Kubera ko buriya hari abantu benshi bahura n'ibyo bibazo, ariko ugasanga akenshi ni umwanzuro wawe ubigutera, kubera ko buriya iyo ufashe umwanzuro ku mubiri wawe, kubera ko buriya abagabo dutandukanye n'abagore. Niba umugabo igihe cyose aba ari aho ngaho ategereje kuba yabonana n'umugore kugira ngo iyo gahunda ikore, kugira ngo ayo masohoro asohoke, kugira ngo izo ntanga zisohoke, no kuba wabonanye n'umugore. Hanyuma rero abagore bo buri kwezi ya ntanga cyangwa ririya gi rirapfa rigasohoka, ari byo bita kujya mu mihango. Cyangwa murabizi ibyo narabibigishije, ndabibasobanurira neza nuko bigenda. Hanyuma rero umugabo we siko bigenda, ahubwo bimugumamo, ugasanga byamupfiriyemo mu gihe adakora imibonano mpuzabitsina. Rero ibyo bintu byose iyo bimaze kugupfiramo bikaba byinshi, nibyo bigenda biguteza uburwayi butandukanye bwa prostate. Nibyo bigenda biguteza uburwayi butandukanye. Hanyuma rero tudatinze, dore umuti uzagufasha wowe ufite ikibazo cya prostate, wowe mugore ufite ikibazo cy'ama-infection adakira, ufite ikibazo cyo kugira impumuro mbi mu gitsina, ufite ikibazo cyo kumva umubiri wawe udahumura neza, cyangwa umugabo wawe bimubangamira mu gihe muri gukora imibonano mpuzabitsina, wowe ufite ikibazo cy'uko umara gukora imibonano mpuzabitsina n'umugore wawe ukokerwa, cyangwa ugasatagurika, cyangwa ugashishuka, cyangwa igitsina ugasanga cyavuvutse, cyashishutse, kirasa umweru, bitewe n'uko umugore wawe afite icyo kibazo cy'ama-infection, hanyuma n'ama-acide menshi mu gitsina n'amabagiteri. Hanyuma mwamara gukora imibonano, wowe mugabo ugasigara ufite ibibazo, ukumva igitsina kimeze nk'icyo bakase n'urwembe. Icyo gihe rero muba mugomba gufata uyu muti kandi mwese, kuko buriya niba uri umugore ukaba ufite ama-infection adakira, urivuza imiti ikaba imfabusa bitewe n'uko wafashe umuti, ariko umugabo wawe za mikorobe nawe warazimusangije. Nubwo ku mugabo wenda bitapfa kugaragara cyane ako kanya bitewe n'umubiri we, cyangwa bitewe n'uko asiramuye,
hanyuma rero ku badasiramuye bo bihita bigaragara ako kanya bihita bigaragara. Niyo mpamvu rero nawe niba utarisiramuza nakugira inama yo kwisiramuza hakiri kare, kubera ko bikurinda kwandura vuba izo ndwara zo mu mibonano mpuzabitsina. Hanyuma rero mu gihe ufite ibyo bibazo, uri umugore uri umugabo, kubera ko buriya abagabo nabo bagira ama infection, nko mu gihe ubabara mu kiziba cy'inda, nko mu gihe ujya kunyara ukababara, nko mu gihe unyara bigoranye haza agatonyanga, ukumva turi kukuryaryata, ukumva ntabwo inkari ziri kuza nk'uko wari usanzwe unyara, haraza dukeya cyangwa ukaza dukeya buri kanya, agatonyanga buri kanya. Rero icyo gihe abantu benshi bakunda kubyitiranya n'ubundi burwayi, ariko nagira ngo ubwire ko aba ari ama infection yagiye aziba iyo miyoboro yawe. Uyu muti rero, uyu muti niwo uzakoresha ugakemura ibyo bibazo byose. No ku bantu bafite ibibazo by'imitsi, ku bantu bafite ibibazo by'imitsi, ya mitsi ifunga amaraso, bantu bagira umuvuduko ugenda gake, kubera ko buri abantu benshi barabyitiranya. Hari umuvuduko high pressure wirukanka, hakaba n'umuvuduko wa low pressure wa wundi ugenda gake, kuko buriya umutima uba ugomba guterera ku masegonda yawo, kandi amaraso imijyana n'imigarura bigakorera ku gihe. Mu gihe rero ufite ikibazo cy'uko ijyana amaraso yihuta mu kugaruka, akagaruka gake, urumva nagaruka agenda gake azatinda kongera kugera mu mutima, umutima ukomeza ukurura ubusa, kuko buri umutima uri gukora aba ari nka pompe iri kohereza muri ibyo bice bitandukanye by'umubiri amaraso agenda agaruka. Ni akazi gahoraho ka buri munsi. Hanyuma rero ku bantu bafite umuvuduko ugenda gake, namwe mwakoresha uyu muti. Umuti n'uyu nguyu, dore uko uzabigenza mu gihe ufite ibyo bibazo byose twavuze, byaba bya prostate, byaba by'umuvuduko, n'ibindi bibazo by'imitsi, kubabara mu mitsi, kubyimba imitsi, cyangwa ukabona yarishushanyije isa umukara, ukabona imitsi yawe isa umukara. Uyu muti uzawukoresha. Uko uzabigenza, uzagenda ushake ibimene by'amagi. Cyambere uzashaka ni ibimene by'amagi. Ibimene by'amagi ushobora no kubyaka muri resitora cyangwa n'ahandi, cyangwa nawe ukaba woroye ibimene by'amagi. Warangiza ukabironga neza, ukabyoza neza, warangiza ukabikorera isuku, ko buri cyambere mu miti ni isuku ihagije. Warangiza ukabimenagura neza, ukabisekura, ugakoramo agafu, cyangwa waba ufite blender cyangwa indi mashini isya ibyo bintu bikomeye, ugashyiramo ikabisya, ukabona ifu. Hanyuma iyo umaze kubona iyi fu y'ibimene by'amagi, uragenda ukagushakira ikintu cyitwa imbuto, cyangwa ni imbuto za sipure, imbuto za sipure. Hanyuma nazo ukazoza neza, ukazironga neza, ukazikorera isuku, nazo ukazisya cyangwa ukazisekura, ugakoramo agafu. Hanyuma warangiza ukaza ugateka amazi ashyushye akabira. Yamara kubira, ugafata akayiko kamwe gatoya k'ifu ya bya bimene by'amagi, ugafata akandi kayiko k'ifu y'imbuto za sipure, ugashyira muri ya mazi, bikabiraho gatoya. Byamara kubiraho gatoya, umunota cyangwa iminota ibiri, ugateruraho. Wamara guteruraho, ubundi ugafata igikombe ugashyiramo. Birumvikana uba wapimye amazi mu gikombe uri bukoreshe, igikombe igice cya litiro. Hanyuma ugafata ibiyiko 4 by'ubuki ugashyiramo, ubundi ugakoroga, ukanywa mu gitondo na nimugoroba. Iki kaba ari cyo kiba icyayi cyawe kugeza ukize. Kugeza ukize ni ukuvuga ngo uko iminsi ishira uba ugenda wiyumva, bitewe n'urugero uburwayi bwawe bwari bugezeho. Niba imitsi yawe yari itakijyana amaraso neza, niba wanyaraga ukababara,
niba wababaraga prostate cyangwa wumvamo imisonga, niba wabaga ufite impumuro mbi mu gitsina cyangwa wumva mu gitsina uhora wokerwa, n'umugabo wawe mwamara gukora imibonano akokerwa cyangwa n'umugore akokerwa, ibyo byose biba bivuze ko hari za mikorobe ziri mu bijyanye n'ibitsina byanyu, wowe mugabo n'umugore. Niyo mpamvu rero umugabo n'umugore baba bagomba kuganira ntibahishanye. Buriya rero iyo umugore afite ikibazo ntabwire umugabo, n'umugabo akagira ikibazo ntabwire umugore, bihora uko nguko mwese mugahora mu buribwe, cyangwa ugahora ushakisha imiti wivuza ariko ugasanga ntacyo biri gutanga, kubera ko wivuza wenyine mutaganiriye ngo mujye inama nawe umubwire ko arwaye. Kubera ko hari indwara zifata abagabo, umugore zamugeraho ntabyumva ariko akaba arwaye, ariko ntizigaragaze ibimenyetso vuba, bikazagaragara bitinze. Hari n'indwara zifata abagore, umugabo ntabimenye akagira ngo ni ibisanzwe cyangwa akagira ngo ni imihindagurikire yabayeho, ariko nagira ngo nkubwire ko hari uburwayi bwinshi bugaragara mu mibonano mpuzabitsina. Niyo mpamvu nakubwira ngo ikingire, irinde. Niba wubatse warashatse ufite umugore cyangwa ufite umugabo, irinde kumuca inyuma kugira ngo utazamuzanira uburwayi, utazamwanduza, urugo rwanyu rugatangira guhura n'ibibazo by'uburwayi cyangwa ugatangira guhura n'amakimbirane kubera ko mutagishimishanya, mutakishimira imibonano. Hanyuma rero nuko nguko uzabigenza. Reka mbashimire cyane, nk'ibisanzwe mwari kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima, nkubwira ngo duhamagare kuri 0791 16 niba wifuza kwivuza cyangwa kwivura, cyangwa niba wifuza kumenya byinshi byimbitse, niba wifuza kumenya kwitegurira umuti bitewe n'ikibazo ufite, ibyo byose tukugiramo inama tukabigufashamo nta yandi mananiza, nta kibazo. Hanyuma rero icyo nakubwira nuko wakanda subscribe cyangwa sabone niba ari ubwa mbere udukurikiye, nawe udukurikira utarabikora cyangwa utaramenya uko bikorwa, ukaba wadukurikiraga igihe kirekire utarabimenya, ndagira ngo nkubwire ko gukora subscribe ari ukuba email yawe ifunguye, haba kuri telefone cyangwa kuri computer. Email yawe ufunguye uhita ujya kuri YouTube, hanyuma ugakanda subscribe, ugasharinga, ugakanda like. Ibyo byose rero bikorwa ari uko email yawe ifunguye, ugakanda kuri notification cyangwa notification, ikintu cyose dushyizeho ukajya uhita ukibona. Kandi rero ikindi nabakangurira no gukurikira Baho Neza TV, mukareba ibiganiro biriho, kubera ko hari igihe usanga umuntu ajyaho ari uko yarwaye kureba umuti, kandi haba hariho n'ibindi byagufasha n'inama zagufasha kubaho neza mu buzima, n'ubuhamya bw'abandi ushobora kugenda ureba mu kiganiro Isanzure, aho ushobora kubona abantu baba bafite ibibazo bitandukanye kugira ngo tubafashe. Hanyuma hakaba n'abandi baba bakeneye gufasha, baba biteguye gufasha bafite ibibazo. Ibyo byose rero tubijyamo kugira ngo buri muntu wese arusheho kuba yumva hari icyo yakoze hano kuri iyi si. Kwa ko buri uvuye ku isi nta kintu ukoze, baba bivuze ko icyo Imana yakuzaniye ku isi utagikoze. Hari abantu bava ku isi batarangije inshingano zabo, ugasanga batashye vuba kubera ko Imana ibona ko ntacyo uri kuhakora. Ko buriya Imana iyo iguhaye itarano cyangwa ikaguha talent, ukabona ntacyo uri kuyikoresha, irayikwaka ikayiha undi uzayibyaza umusaruro. Muzumve rwa rugero rw'ababibyi, ababibye, abandi abo yahaye imbuto, abandi bakagenda bakazibika, undi akagenda akazibiba, undi akagenda akazitaho, undi akagenda akajugunya. Rero ni ukuvuga ngo rero imbuto yaguhaye yizamure, uyibyaze umusaruro. Murakoze cyane, Imana ibarinde, naho ubutaha.